yanabyibuka hari n'inkuru nigeze gukora mukeneyeho interview nibwo nari nkinjira mu mwuga yumva uburyo ndi kumubaza burimo nyine burimo ubuvubuka kamivuge gutyo burimo ibintu by'uko nyine bigaragaza ko nkiri umwana mu mwuga arambwira ati rero nta kutagize wagerageje kumbaza. This is B2 TV show. Ukomeje gukurikira gahunda ndetse n'ibiganiro bya B2 TV show, hanyuma dukomeje kubasuhuza aho muherereye mu bice byose by'isi yose mu mpande enye z'igihugu ndetse n'isi yose muri rusange. Twizera ko mumeze neza. Muri kano kanya rero tuje kubagezaho inkuru y'akababaro. Ni inkuru y'akababaro, niyo mpamvu noneho nta byishimo ndetse n'imbaraga nk'uko twari dusanzwe tubikora, kuko ni inkuru y'akababaro. Ni inkuru rero tujye kubagezaho ivuga ko Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana. Muri kino kiganiro rero nta byinshi turi bugarukeho ko nyine yamaze kutuvamo. Tugiye kurebera hamwe akantu akita nk'akadocumentary nateguye kugira ngo n'abatari bamuzi bare bamuzi gutyo gusa ku mbuga nkoranyambaga bamenye Ingabire Marie Immaculée yari muntu ki washenguye imitima y'abanyarwanda ndetse n'abamuzi muri rusange. Na giteguye mu gihe gitoya, niyo mpamvu ndi bunakibagezaho mu gihe gitoya, kubera ko biba bikenewe umuntu nk'uyu nguyu iyo atabarutse cyangwa avuye mu mubiri, biba byiza ko abantu bagomba kumenya ibigwi bye. Ingabire Marie Immaculée rero yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, ni umuryango urwanya ruswa n'akarengane. Akaba yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire rero akaba yemejwe n'abantu ba hafi b'umuryango we ndetse nabo bakoranaga muri Transparency Rwanda mu itangazo cyangwa se ubutumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo. Tugiye kurebera hamwe rero bumwe mu buzima bwe bw'ubuto, uko yagiye abana n'abantu cyangwa se n'icyatumye agera ku kumenyekana, cyane ko yari umwe mu bantu bazwi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mu biganiro bitandukanye rero Ingabire Marie Immaculée yagiye agira, yavuze ko rero yagiye ashegeshwa cyane kandi yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo rero byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa. Agitangira guca kenge rero Ingabire nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari cyo cyabo, ndetse kandi ko kuva ubwo ngubwo yatangiye guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye, ndetse akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo rero yakuriye i Burundi, aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzataha mu Rwanda, kuko yari yararambiwe ubuhunzi bwo guhora atotezwa ndetse no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu, kuko nk'uko yarabukwiye nyine, kuko yari impunzi. Ingabire Marie Immaculée yize amashuri abanza ndetse yiga n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza muri kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho rero yavuye muri 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko ndetse ntibyaje kumukundira nyine kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo rero kwiga itangazamakuru muri kaminuza atari byo yifuzaga. Gusa mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science ndetse n'amategeko. Katurebe rero imwe mu mirimo Ingabire Marie Immaculée nyakwigendera yagiye akora cyangwa se yakoze. Ingabire rero ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda muri 2004. Muri 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Hanyuma kandi yigeze kuvuga ati mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda ati nakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini narebaga uburenganzira bw'umugore ndetse naharaniraga ko bagera ku iterambere rihamye. Yaravuze ati kandi nakoze muri Orefor igihe kirekire, nkora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye. Ati kandi nakoze muri Profame Twese Hamwe, yakoze muri Ibuka ndetse n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ye rero
umunsi ku munsi yangaga ikibi akacyamagana, ndetse akacyamaganira ku karubanda. Ibintu rero byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze no kuvuga ko rero ababibona gutyo baba bamufashe nabi. Mu magambo ye yaragize ati, ni ukuri aho abantu baba bamfashe uko, aho ngaho abantu baba bamfashe uko ntari, ati rero ubanza batekereza ko ntavugirwamo ahanini kubera akazi nkora, kubera ko kansaba gufata imyanzuro ikarishye. Ati rero naho ubusanzwe ndi umuntu usanzwe wiyoroshya ndetse unaca bugufi cyane, ati nta mahane ngira habe namba, ati n'ikimenyimenyi kuva navuka nta muntu turarwana. Mu buzima bwe rero yagenderaga ku ntego eshatu, arizo gusenga, kubaha ndetse no kudacika intege. Ibyo ni bimwe rero mu byo yagiye yivugira. Rero bitandukanye rero yagiye agaragara nk'umuntu wanga akarengane, ndetse akagaragaza rwose ukanabibona ko ababajwe n'umuntu warenganya undi. Inzego izo arizo zose nta rwego iyo rwabaga ruri mu makosa atavugagaho kandi anarukebura. Ndibuka hari ahantu yigeze kuvuga ko avuga ati ni gute umupolisi ampagarika mu muhanda akambwira ngo mpagaze ahatemewe nta cyapa gihari. Ati jewe ndi RTDA ishinzwe gushyiramo ibyo byapa. Umupolisi ngaramusubiza ngo ntago ngari ngo ntago ngari ushinzwe gushyiramo ibyo byapa. Undi nawe aramubwira ati se ubona ndi umupfumu ku buryo ndi bumenye ko ahantu mpagaze atemewe kandi nta cyapa gihari. N'ibindi byinshi yagiye agaragaza. Ngira ngo hari nubwo yigeze kuvuga kuri iki kintu cy'inkwano, avuga ati ni gute inkwano zitangwa ku mukobwa ugasanga kandi abantu barabigira iturufu, bagahenda umuntu cyangwa se ugasanga bisa nk'aho ari ukugura umuntu, kandi inkwano zikitwa ko ngo ari ugushimira umuryango w'umukobwa ngo kuko wamureze neza. Akibaza ati se uwo muryango w'umukobwa ushimirwa, uw'umuhungu we ntabwo ari umwana, ntabwo yarezwe ku buryo we umuryango utashimirwa. Ubona ko nyine hari ibintu byinshi yagendaga challenginga cyane cyane hano mu Rwanda. Ubona ko nyine kubera gukurira muri iyo spirit yo kwanga akarengane, nawe yarakangaga ndetse akanakarwanya, akaba umuntu kandi rwose wari uzi kuganira. Ngira ngo nk'abantu abanyamakuru bagiye bakorana nawe ibiganiro cyangwa bagiye bagirana nawe ibiganiro, yagiye ubona ko ari ibiganiro byabaga biryoshye. Gusa ibyo wambajije nkurikije uko wabimbajije, ndamutse ngiye kugusubiza ntago ari byo nakagusubije, ahubwo washakaga kumbaza ibi, reka ari byo ngusubiza kubera ko nibyo biri bugufasha kugira gute kuzuza inkuru yawe n'umuntu byumva kumva kuri iki kuri umuhanga. Anambwira ati buriya ubutaha, yaranabajije ati se ibibazo uri kumbaza wabyanditse. Yaranje arambwira ati mbere yo ko nguye interview reka tubanze tuganire, ibibazo uri kumbaza wabyanditse. Arambwira nti oya. Arambwira ati rero wowe ubutaha ujye ubanza utekereze kubazo ugiye kubaza umuntu unabyandike. Aramfasha rwose, ampa very good interview nziza atananguye kubera ko yarabibonaga ko young, ndacyari umwana muri uyu mwuga, akabibona. Aramfasha turaganira, tugirana n'ikiganiro cyiza nyuma yo kumpa interview nari nkeneye. Bumva ko rwose ari umuntu wangaga akarengane. Icyo gihe nari ndi kuganira kuri ruswa y'igitsina yakomeje kugenda ivugwa muri showbiz nyarwanda. Ampa guidelines uko abibona, ampa nuko nawe agenda bikurikira, nabo yagiye aganira nabo. Ubona ko nawe yari very interested kubana n'urubyiruko ndetse n'abantu bose muri rusange. Kuko icyo gihe yampaye ingero z'abahanzikazi benshi yagiye aganiriza, bambwira ati ngiye personally twagendaga tuganira nkabona imbogamizi zabo. Tane nayo mpamvu nyine iyi topic yisije umbajijeho ni sije nziza nagombaga kugusubizaho. So reka rero dusoreza aha ngaha. Icyo twakora nta kindi nk'abanyarwanda twese ni gufata mu mugongo umuryango we ndetse no kumwifuriza iruhuko ridashira. Imana imutuza heza.